Uhawe ikaze none kuri Ntiwamenye TV. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyamamare 10 bya mbere byo mu Rwanda benshi mu bakiri bato cyangwa se urubyiruko batazi. Byinshi muri ibi byamamare byagiye bikora ibikorwa by'indashyikirwa haba muri politike, muziki nyarwanda ndetse no mu bugeni rusange. Muri kiganiro cyacu kigabanyijemo ibice bibiri, aho igice cy'uyu munsi tubirebera hamwe ibyamamare 5 bya mbere, naho mu gice gitaha tukazarebera hamwe ibindi byamamare 5 bisigaye. Uhawe ikaze, tukaba tunabasaba gukora subscribe abatarayikora kugira ngo ubutaha ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Mana nanjye kugira ngo usobanukirwe. Ku mwanya wa gatanu tuhafite Teta Diana. Teta Diana ni umunyarwandakazi wamenyekanye cyane mu njyana ya jazz, afro soul ndetse n'umuziki gakondo. Diana wabonye izuba mu 1990, yatangiye umuziki akiri muto, akura afitiye urukundo rukomeye cyane injyana ya gakondo ndetse n'imiziki yo muri Afurika. Uyu Diana yamenyekanye cyane mu mpera za 2010 ubwo yashyiraga hanze indirimbo zirimo Fata ndetse na Velo, zakunzwe n'abatari bake cyane mu Rwanda ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Uyu muhanzikazi yamenyekanye cyane kubera ijwi rye riranguruye kandi rihumeka umuco nyarwanda ndetse n'uburyo yifashisha ubuhanzi mu gutambutsa ubutumwa mu ndirimbo ze. Imiririmbire ye yo guhuza umuco nyarwanda ndetse n'injyana z'ubu yamuhesheje kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Ikindi kandi yagiye yitabira ibitaramo mpuzamahanga bikomeye muri Afurika, akomeza kugenda amenyekanisha umuco nyarwanda n'imiziki nyarwanda. Zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane nk'uko nabivuze harimo Fata ndetse na Velo. Izi ndirimbo zishimangira urukundo mu gushyigikirana mu muryango nyarwanda. Izi ndirimbo kandi zatumye bicyamamare ndetse yigarurira imitima ya benshi kuko zikoranye ubuhanga bwinshi. Kuri ubu uyu muhanzikazi ubarizwa mu gihugu cya Sweden, ibikorwa bye bimaze kumuhesha izina rikomeye cyane mu muco ndetse no mu muziki w'u Rwanda. Akomeza kandi kuba icyitegererezo ku rubyiruko rushaka kwifuza gukomeza mu muziki wa gakondo ndetse no kumenyekanisha umuco nyarwanda ku rwego mpuzamahanga. Teta akomeje gutanga umusanzu mu guteza imbere umuziki w'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Ikindi kandi ibikorwa bye biracyakomeje kwaguka no gukundwa n'abantu batandukanye hirya no hino ku isi. Ku mwanya wa kane tuhafite Nsanzamahoro Denis wamenyekanye nka Rwasa. Rwasa yari umukinnyi ukina filime nyarwanda w'icyamamare wagize uruhare runini cyane mu iterambere rya sinema y'u Rwanda mu myaka ya za 2000, igihe uruganda rwa filime mu Rwanda rwari rugitangira gutera imbere. Rwasa yatangiye kumenyekana cyane ubwo yakinaga filime yiswe Rwasa, ari nayo yamwitiriwe na Sakabaka. Rwasa kandi yakinnye muri zindi filime zamenyekanye ku rwego mpuzamahanga zirimo nka 100 Days ivuga ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Sometimes in April nayo imeze nkayo, ndetse na Operation Turquoise. Rwasa n'umwe mu bantu bakurikiranywe cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse nawe munyarwanda wa mbere uje wamukurikiye 100,000 kuri Instagram mu 2016. Uretse kujya muri sinema kandi Rwasa yakoze kuri Radio Flash FM kuva muri 2004 kugera muri 2010, aho yakoraga mu biganiro nk'imboni y'umuguzi, Flashback Sunday n'ikiganiro cya Kigali Top 20 cyavugaga ku ndirimbo 20 zigezweho ziganjemo iz'abanyarwanda. Ku mwanya wa gatatu tuhafite Cecile Kayirebwa. Cecile Kayirebwa ni umuhanzi w'icyamamare wo mu Rwanda uzwi cyane mu njyana ya gakondo. Yavukiye mu Rwanda, atangira kumenyekana mu myaka ya za 80 ubwo yari ari mu Bubiligi. Kayirebwa yamenyekanye cyane kubera indirimbo ze zishingiye ku muco nyarwanda, zikaba zari zifite amagambo akora ku mitima y'abantu, zikubiyemo kandi ubutumwa bw'ubumwe n'amahoro. Ikindi kandi Cecile Kayirebwa yamenyekanye kubera ijwi rye ry'umwimerere n'ubuhanga bwe mu gutunganya umuziki gakondo. Zimwe mu ndirimbo ze zakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no mu mahanga harimo indirimbo yise Ubumanzi, Inzozi ndetse n'Imbabazi. Kayirebwa kandi yagize umumaro mu gusigasira no guteza imbere umuco nyarwanda binyuze mu muziki akora. Cecile Kayirebwa ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda b'icyitegererezo mu rwego rw'umuziki gakondo, cyane ko ibikorwa bye bikomeje kugira ingaruka nziza ku bakunzi b'umuziki ndetse n'abasobanukiwe umuco nyarwanda. Ku mwanya wa kabiri tuhafite Rugamba Sipiriyani. Umuhanzi Rugamba Sipiriyani ni umwe mu bahanzi bo mu Rwanda batazibagirana kubera inganzo ye idasobana igeze ubutumwa bwiza ku banyarwanda burimo gukunda Imana n'abantu. Rugamba Sipiriyani ni umwe mu banyarwanda bishwe ku ikubitiro mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yicanywe n'umugore we Daforoza ndetse n'abana be 3, harokoka abana 4 gusa mu muryango w'abana 11. Nyakwigendera yari umusizi, umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi ndetse n'umuririmbyi. Yamenyekanye cyane mu itorero rye ryitwa Amasimbi n'Amakombe, ryamufashaga mu ndirimbo zahimbaga, cyane ko mu ndirimbo yahimbye harimo indirimbo 400 zihimbaza Imana. Gusa ariko nubwo Rugamba Sipiriyani yahimbye indirimbo nyinshi zigakundwa n'abatari bake,
nta ndirimbo n'imwe yigeze aririmbamo, bivuze ko indirimbo zose zicurangwa ku maradiyo atandukanye nta jwi rye ribarizwamo nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier abivuga. Yarahimbaga agatoza n'abaririmbyi. Abantu benshi rero bazi ko muri ziriya ndirimbo ze twumva haba harimo ijwi rye. Oya nta jwi rye burya riba ririmo. Yewe si n'umuntu wari ufite ijwi ryiza nka Masamba cyangwa Kayirebwa. Ubundi yari afite ijwi risanzwe nk'iryanjye cyangwa iryawe. Ntiyaririmbaga, ahubwo we yafashaga abantu kugorora amajwi yabo. Buriya bari abagabo wumvaga mu ndirimbo ze nabo yatozaga. Ibi kandi nanone byishimangirwa n'umuhanzi François Ngarambe Xavier, aho nawe yemeza ko mu bihangano bya Rugamba Sipiriyani nta jwi rye ribamo kuko ngo yari afite ijwi ritabasha kuririmba. Aragira ati, njyewe namumenya atoza abantu akabafasha kugorora amajwi. Burya yari afite uburyo bw'imiririmbire bwagoranaga cyane, bwasabaga abantu kuririmba bajya hejuru. Ibi byaterwaga n'ikibazo yigeze kugira, ijwi rye ribyangirikiyemo ahitamo kujya atoza abaririmba mu ndirimbo ze wakandika. Rugamba Sipiriyani nubwo yitabye Imana, ibikorwa bye birimo indirimbo, ibitabo ndetse n'ubusizi byasigaye bigaragara mu mateka y'umuco nyarwanda. Yagize kandi uruhare mu kwimakaza umuco w'u Rwanda ndetse no gukomeza gusigasira ubuhanzi. Ikindi kandi imirimo ye ikomeje gukundwa no guhabwa agaciro, cyane ko ibikorwa bye bikomeje kugira ingaruka nziza ku muco ndetse n'umuziki w'u Rwanda. Mbere yuko tugera ku mwanya wa mbere, nagira ngo mbonereho kubashishikariza gukora subscribe kuri Niwamenye TV kugira ngo ubutaha twa-uploading igice cya kabiri cy'ikiganiro muzahite mukibona. Ushobora kuba uri kwibaza uti ku mwanya wa mbere tuhafite nde? Ku mwanya wa mbere turasanga Mutamuriza Annonciata, benshi bazi ku izina rya Kamariza. Kamariza wabonye izuba ku itariki 25 Werurwe mu 1954, yavukiye mu muryango w'abana 13, akaba umuhererezi muri bo bose. Uyu yavukiye mu muryango w'abasizi bitwaga Bashambo, aho mu bitaramo by'imiryango yabo habaga higanjemo imbyino, indirimbo ndetse n'urwenya. Bigeze mu 1959 n'indi miryango myinshi y'abatutsi mu Rwanda, umuryango wa Kamariza warameneshejwe uhungira mu gihugu cy'abaturanyi Burundi mu rwa mukuru Bujumbura. Kamariza yatangiriye amashuri y'ibanze mu buhungiro Bujumbura mu mwaka w'1968, nyina aza kwitaba Imana, bituma asamwohereza kwa mukuru we Ana Maria kuko yatekerezaga ko Kamariza akiri muto akeneye umuntu ujya mu kimbo cya nyina akamuha uburere. Niko gukomereza amashuri yisumbuye muri Kongo ahitwa Lubumbashi mu ishuri ry'Abafurere n'Abasaveri. Yatangiye impano yo kuririmba muri za korali zitandukanye za Kiliziya Gatolika, nuko ku myaka 20 wari umuyobozi wa korali yitwaga Kilombolo. Wari waratangajwe n'impano Kamariza yari afite, amuha gitari bituma atangira kwiga kuyicuranga. Gukunda umuziki kwa Kamariza no kuririmba mu ruhame, mukuru we niyabyishimiraga kuko yumvaga yakabaye umukobwa wo mu gikari nk'uko umuco w'iki gihe wari umeze. Nibwo yatekereje kumushakira umugabo mu muryango mwiza nk'uko byari mu muco w'u Rwanda w'icyo gihe. Mu kubimenya, Kamariza niyanejejwe n'icyifuzo cya mukuru we, maze asaba uruhushya yigira i Bujumbura. Kamariza hashize igihe gito ageze i Bujumbura, yahise abona akazi muri Minisiteri y'Imari, nuko mu gihe cy'ikiruhuko na nyuma y'akazi akaba ari kuririmba ndetse anafata amajwi kuri kasete akoresheje radiyo yari yarahawe n'inshuti ye Tereza. Mu mwaka w'1980 yagiye mu gace ka Mushiha ahari abanyarwanda benshi b'impunzi, maze yifatanya n'itsinda ry'abakorerabushake mu kubaka ibyumba by'amashuri. Muri icyo gihe kandi yakoraga ibitaramo bitandukanye bikunganira ndetse bigafasha mu kubaka amashuri. Kugira ngo indirimbo ze zinyure ku bitangazamakuru byo mu Burundi, byamusabaga kuzishyira mu Kirundi, maze wahitamo kuzajya ivanga Ikirundi n'Ikinyarwanda. Umuhanzikazi Kamariza yabayeho n'umusirikare muri FPR, akagira ipeti rya Sereja mu gihe inkotanyi zabohoraga u Rwanda. Mu mwaka w'1990, Kamariza yafashe gitari ze ebyiri agenda mu ibanga rikomeye cyane, ajya gufatanya n'umutwe wa FPR wari utangiye urugamba rwo kubohora igihugu. Kubera ijwi rye n'indirimbo ze, mu ishyamba yakoraga ibitaramo ndangamuco bigatera akanyabugabo bari ku rugamba. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, yatuye indirimbo ze abahuye n'ibikomere Jenoside yasize, akora cyane ashaka ko abantu bakongera kunezera. Ibi kandi byagaragaraga mu bitaramo by'ubuntu yakoraga, ndetse n'abana b'imfubyi yarafashe ngo arere. Yatangiriye kuri 3, yitaye Imana maze kugira umuryango w'abana 15, maze mu mwaka w'1996 ku nkunga y'inshuti ye Nzambaza Maria Veneranda yagiye mu Buholandi gutunganya CD yise Humura Rwanda. Maze mu mpera z'umwaka w'1996 nibwo Kamariza yakoze impanuka ubwo yavaga kwa bene wabo ari kumwe n'inshuti ze z'abaririmbyi. Yanyuze mu kirahure cy'imodoka ntiyahita apfa, amara icyumweru yarataye ubwenge, apfa ku itariki ya 5 z'Ugushyingo 1996. Kamariza nubwo yapfuye, ibikorwa bye by'umuco n'umuziki nyarwanda biracyibukwa kandi bigakundwa na benshi.
Kamaliza yabaye ishyaka ku basanzwe bakunda umuziki w'u Rwanda kandi ibikorwa bye bifite agaciro gakomeye mu mateka y'umuco w'u Rwanda ndetse no mu gihe kizaza biracyakomeza gukundwa n'abantu benshi cyane. Subscribe kuri Ntiwamenye TV ubundi ukomeze gusobanukirwa.